hari umuntu umwe kera nari nisonze ndi umuforoderi, nivire guforoda nararase narahombye naramwaye, nambukiye umupaka hitwa ku Muremure, ntinya umupaka wa leta ndinyurira mu kayira kapanya n'inzara nyinshi. Hari nko mu masaha 5 hafi saa 6 mbanyuze ku bahinzi bo mu Bufumbira bari kurya, bicaye batangiye kurya nkabareba, bari munsi y'inzira nkabareba, ngo wenda ziko umuco w'Abanyarwanda ngo waza ukarya nkabareba rubacitse bakampamagara mba ndabareba, umwe ruramucika ati none mbese waza ukarya. Yarangije kubivuga nakatiye, nta mushonji ugira discipline. Niyo muri gusenga bashonje nayo masengesho burya ndibayumva, senga turye di. Uyu mba nakase ngezaho bicaye nsanga nanje nicaye nsutamye, tone nakageza amavi ashaje ndidunda nguri kuri rasoro, nuko ibigori baba bari kurya mu kantu kagasobane mba namaze kubibara. Umva ibyo bafite mu ntoki barabimara ndangije 3. Mba ndakaraza rukuntu baryaga ikigori bari gukaraga gusa nko mu ruganda. Umugabo arandi ukuntu ndi kujya ati abagize amakenga ati uyu muntu rero abarambwiye ngo none niba wari uri kwihuta wafatamo ikigori none ukagenda. Yarangije kubivuga namaze kubibara kare, narabiteruye basigara bafite isoni. Hari ukuntu uterura ibigori, ikigori kigafata ikindi kigori, banabiteyemo mfata 3 bifata ikindi kirimo hagati ndaterura bandabyoboye. Icyo mbabwira, nta mushonji ugira discipline. Petero rero nabangaba mbese mufite icyo kurya, nta kubaza bati uratubariza iki, uradushinzwe ukudushaka iki. Igisubizo kuko ninda ari kubariza ntacyo dufite. Isomo tugiye kwiga ryitwa gusiga byose. Gusiga byose. Mumuhe mikrofone asome yihuta. Gusiga byose. Luka igice cya 5 uhere ku murongo wa mbere ukageza ku wa 11. Yesu arobesha ifi nyinshi. Twagiye. Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti. Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho uvuga ijambo ry'Imana. Abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, yego, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Ngo bamesa iki? Inshundura zabo. Ikirango cy'igihombo cy'umurobyi aho kurunda amafi amesa urushundura ruri mu busa, kuko yari yafashe ibyo kumeswa gusa. Vuga ngo yari yafashe imyanda yo mu kiyaga, ariko ifi nta nimwe yari afite. Twagiye. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni. Reka mbabwire impamvu yikiye mu bwato bwa Simoni Petero. Mbanze mbamenera ibanga. Simoni Petero nawe yari yazindukiye mu mazi, yari yasibye amateraniro. Petero yari yasibye amateraniro, atereka mbanze nyarukire ku kiyaga ngira ko nizanira. Ararararoba, reka turebe ibyamubayeho. Uwo namu bari kumesa inshundura nawe arimo. Yasibye iki? Ngo reka banze agira icyo anyarukana. Abanyarukanye urushundura rwo kumeswa. Amusaba kubutsuraho gato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Kamabwira impamvu yabwiririje mu bwato bwa Petero. Nta kintu Petero yari yamwaye. Mugabo wasibye amateraniro.
yaje kubona akabona Yesu nawe yari yamenye ko yayasibye, iteraniro arizana ku mazi aho yarobeye, aho yahombeye. Aho yahombeye Yesu ahazana iteraniro. Muri iryo teraniro hari harimo n'abo Petero yabwirizaga ubutumwa bwo kureka iby'isi. Bamusanga aho yasibye amateraniro. Petero yumvaga mu mutima we agiye gufata ubwato bwe akava imbere y'icyo kimwaro akigendera, maze Yesu amufatisha ubwo ajya mu bwato bwa Petero ngabwirize aribwo ahagazemo. Mu yandi magambo usome ngo nuko Yesu yinjira mu gihombo ca Petero. Yinjira he? Yinjira mu gihombo ca Petero abwiriza arico ahagazemo. Ariko nubwo yabwirije neza, Petero ntiyari ari kumva. Umuntu wahombye ntaje yumva. Wapi? Soma tugende muyobozi. Arangije kuvuga abwira Simoni ati Simoni, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Nawe ndakwibutse ngaho rero ija kuroba. Petero aramusubiza nawe. Simoni aramusubiza ati, Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane. Twakesheje ijoro dukora cyane. Nyamara ntacyo twafashe. Nyamara uko tureba twafashe ubusa. Ariko abivuze ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Ariko kuko mwumve Petero ati, Databuja winsubiza mu mazi, twakesheje ijoro dukora cyane ariko ntacyo twafashe. Petero atumva, ariko kuko bivuze ndakurikira ibyo uvuze, kumvira ibyo Yesu avuze umenya birimo inyungu. Petero yibuka ko ijambo rya Yesu rifite agaciro kurenza umuhate we. Umuhati wa Petero uri mu busa, nukurara arakora cyane agafata ubusa. Ariko mwumve ijambo rya Yesu umusaruro waryo. Ariko kuko bivuze reka nzijugunye, reka ngenze nzijugunye. Maze yumvira icyo Yesu avuze arajugunya. Ngaho jugunya de. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane. Ngwiki? Babikoze bafata ifi nyinshi cyane. Bakoze ibyo Yesu agenje ate? Ababwiye. Bakoze ibyo Yesu avuze bafata ifi zingahe? Nyinshi cyane. Kuko nyiramafi yari yaje. Ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Uvuze ngo iki? Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Kambaza abantu b'Abanyakigali mumbwire, ninde wari wabona inyungu zigeze ku rwego rwo gutabaza ngo n'abandi nibaze bagenze bate? Ninde wari wunguka muri uyu mujyi agatabaza ati, nyabuna nimuze muyore byakomeye, izi fi nafashe ni nyinshi, nimuze muntabare? Ngwiki? Baraza buzuza amato yombi. Bituma yenda kurengerwa. Ndetse amato yombi yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo. Maze Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, hagiye gukora ishyano we. Yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi Databuja kuko ndi umunyabyaha. Ngwiki? Vaho ndi Databuja kuko ndi umunyabyaha. Ubwo se uvuze iki? Hora unyumvire. Bapfa kunguka gusa. Ikirakurikiraho niriya nyugute yitwa va. Mundebere abafite Bibiliya, va yonyine yanditse ite? Ni nyuguti nkuru. Kubera iki? Kuki va n'insimbura zina ariko isimbura umunyacubahiro. Ariko noneho n'inshinga yitwa kuva. Iranshinga yitwa kuva. Iranshinga yitwa iyihe akoresheje? Ngwiki?
yitwa kuva. Mu ndebere iriya nshinga yitwa kuva. Katubanza twumvikane, yitwa kuva. Ahangaha nta bantu bazi inshinga. Yitwa kuva, sibyo? Reka tubyemeranyeho. Ayitondaguye cyangwa ayikoresheje mu kihe gihe? Nguki? Mu ndagihe. Avuze à l'impératif. Integeko. Va. Mushire mu gifaransa numve. Mumwirukane mu gifaransa. Mu français. Ayo ni Muswahili. Abafaransa bavuga ngo iki? Kite. Kite. Mvimbere. Abaswahili bati toka. We. Mungu mugabo ifi ngizi toka. Mimi. Jewe. Reka maze Petero urahangaha. Interuro ukoresheje iri mu bunyadini burimo n'uburyarya. Ngo vahondi kuko ndi umunyaminwa imeze ite? Ndabyemera uri kwiga yareka ngwemere Petero ahari uri guca bugufi ari kuvuza ijambo ritari ry'abakirisitu. Kwirukana Yesu nibwo buryo bwo kwemera ibyaha byawe. Vahondi kuko ndi umunyaminwa yanduye arezwa n'amafise. Iyi minwa yanduye ntabwo irarya amafi. Kuki Petero atari kunsubiza? Wewe Petero nubwo uri umunyaminwa yanduye uri umunyamunwa utararya ifi. Umunwa wirukanye Imana ukarya amafi. Utanga byose kandi uca bugufi imbere y'umuntu wese aramwumvira. Bamaze kumusezerera, Kristo yamanye umaze umwanya yitegereza imibereho ya Petero. Petero ubwe ngo yari yumiwe, n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe, na Yakobo na Yohana na bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni Petero ati, urani Simoni Petero witinya, iki ni ikirango cy'uko uzaroba abantu, nzaguha inshingano. Ariko kuko bamwirukanye Kristo aragenda. Ngo yagiye nk'umunyacyubahiro, nk'utababaye, ahubwo yagiye nk'umaze gutanga ibyo agomba gutanga. Ngo bamurebye mu bitugu agenda, atera intambwe atuje agenda. Ngo babaye nk'abasoma inyandiko mu bitugu bye agenda, abasigira ikizamine. None se mujyanye amafi imuhira cyangwa muramukurikira? Ese twigendere n'inyungu zacu, utanga byose adusiza aha, uwakurikira utanga amafi siho yaba abonye menshi? Undi mutima ngo none se imuhira hari icyo kurya kiriyo? Undi mutima ngo dufate umwanzuro wo gukurikira utanga byose kuko tuzunguka izindi nyungu zirenze izi ngizi. Murebe ku murongo wa 11 icyemezo abakristo bafata. Bamaze amato ku nkombe, bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Basiga bingahe? Byose baramukurikira. Isomo ryacu ryitwa gusiga byose. Matayo 19.
Matayo 19 murongo wa 16 iby'umusore w'umutunzi. Iby'umusore w'umutunzi. Nuko umuntu aza aho ari, maze haza umuntu kuri Yesu aramubaza ati mwigisha mwiza, mpabwa ubugingo buhoraho. Ndi mwiza, ibyiza byose nkaba narabirangije, none nshigaje iki? Nkore cyiza kingo nzigire mu ijuru. Yesu aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Uranyitira iki mwiza? Umwiza numwe gusa, ko nawe utari mwiza ni Imana. Umwiza kari umwe ko ari Imana. Ariko nushaka kugira ubugingo buhoraho, maze nushaka kujya mu bugingo buhoraho, witondera amategeko. Itondera amategeko. Aramusubiza ati nayahe? Se uguzuvuza iki? Nayahe suko? Yesu aramusubiza ati Yesu ati kanyakubwire ntukice. Uramenye ntukice, ntugasambane, kandi ntusambane, ntukibe, kandi wikwiba, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, nubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati ntibinsubize inyuma. Ayo yose narayitondeye. Ngusha naje narabirangije. None icyo nshigaje ni ayo yose narayarangije, narayitondeye, ahubwo mbwira icyo nshigaje kimwe rukumbi. Yesu aramusubiza ati yitegereje uwo musore aramukunda, aramubwira ati nushaka kuba utunganye rwose, kandi nushaka kuba wejejwe utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze byose ubiha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuzungurikira. maze uze ungurikire. Ngwiki uwo musore yumvise iryo jambo, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Ayise gahinda we. Yesu abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uwo mutunzi ninde? Ahangaha uyu mutunzi ninde? Ikiruhije umutunzi ugendana agahinda, usiga byose uzungurikire, nibwo uzagira ubutunzi bwo mu ijuru. Genda ubigurishe ubihereza abakene, uze tugende. Maze uyu musore agashema yari afite, icyubahiro yaje afite, umunezero yaje afite. Reka mbabwire, twabana mu bindi, ariko intambara igeze ku butunzi hakizwa bake. Nigeze mva ahantu ngiye kubwira, unayivuye muri Kabarondo, ngeze hariya i Kigali, nganira n'umuntu w'Imana wari uhari, nzi ko tuziranye cyane. Hari umuyobozi wari unzaniye amafaranga duri burire i Kigali, ahangaha turaganira iby'umurimo, rwose iby'umurimo birashuha, turazamuka mu ntera. Nuko mbonye umuntu unzaniye amafaranga ari gutinda, nabwo ntariko umuntu w'Imana ati ko ari mu nzira, kandi n'umuyobozi abwiye ngo ngererwa ahangaha, ahubwo namubwira akaza kuyakuzanira wowe ukayampa nkagenda. Atuvuze ngo ko umuntu ayazanye kugira ngo ngererwa ahangaha, ko aje mu nzira nk'umuyobozi, kari gutinzwa n'impamvu z'akazi, ariko ko aje mbizi ko ari kuza. Ndanamusobanurira nti umuntu ukomeye, dore ngo waraje ari mu nzira, none akugira ngo ngererwa ahangaha wampereza ayo mafaranga. Bari kuranguza, bari gupakira barajyana, imodoka ziri gupakira amafaranga, hariho uri kuyabara arashira hariya. Arandeba ati Augustin, ati nahoze nguzi tuziranye, ariko ubu tuvugana ntabwo nkuzi, ntabwo ngikwibuka rwose. Yesu twamuhimbaza, twamuririmba, n'amategeko yose twayitondera ku musore w'umutunzi, ariko Yesu atunze urutoki ku byo twibwira ko dutunze.
agahinda niko gakurikiraho. Agaki agenda afite agahinda, arayanyima ndatuza. Ariko nari namaze kubimubwira ndi none hano hari umuntu w'Imana runaka uramuzi, umuzanire ayo mafaranga agiye kuyamba nigendere. Hati nta kibazo rwose kugukereza nayaguhendaje. Arayanyima. Ubwo ibiganiro biragabanuka, njya kuba ndatembera mu mujyi mu minota mike cyane, umuntu w'Imana barayazanye ati nkuzaniye amafaranga wahaye umuntu w'Imana. Ubwo ari gusubiza ngo iki? Yashubije ngo iki uko muri kumwumva? Abagaho itariki yo kugira isoni. Uyu musore yagiye afite agahinda, yari yaje afite agashema. Yesu ati genda ugurisha ibyo utunze ubiha abakene ugaruke uzungurikire tugende. Agenda afite agahinda. Narasomye ngo yari ari kureba mu maso ha Yesu ati uvuze ngo iki? Ngo ngurishe byose. Yesu ati atera agatambwe gasubira inyuma n'agahinda kenshi. Byose nta nakantu na kamwe karasigara, nakubwiye byose. Agahinda karakomeza. Ngo yagiye areba, ntabwo yagiye arebye yagiye ahubwo ngo yagiye inyuma yasohotse areba mu maso ha Yesu ngo ahari yadohora. Wapi arinda agenza umugongo, ageze ku muryango arahindukira toke iby'ubugingo ntibugende. Noneho ngo intumwa za Yesu baraba Petero bari batangiye kunezezwa nuko babonye umuntu w'umunyemari uzagira abafasha umurimo. Noneho babona Yesu aramwirukanye, bati none se Yesu ati dore uko umureba nta mutunzi uzajya mu ijuru. Hari abajya basomera isomo nabi ngo nta mutunzi uzajya mu ijuru, ngo n'abatunzi bose nabakomeye ku butunzi kugeza ubwo bubakoresha ibyaha ntibizera Imana. Ba Aburahamu bari abatunzi, ba Yobu bari abatunzi, ba Nikodemu bari abatunzi, ba Yosefu bari abatunzi, kandi bose n'abatahajuru. Sindabona umuntu ufite umutungo nk'uwa Yobu. Aba batunzi n'abakomeje ubutunzi bukarenga kwizera. Mwumve, Yesu ati dore rero uko abatunzi batazinjira, ukomeye ku butunzi ntabasha kuzajya mu ijuru. 24 ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyuzura ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? None ninde wakizwa se? Yesu arabitegereza arababwira tumva iyo ntibishobokera abantu, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Ariko ku Mana nibyo bishoboka gusa. Petero rero ati niba ari uko bimeze, Petero noneho ngewe rero mwumve Petero, mwe uyu Petero ajya ntangaza. Mumwibuke muri Luka 5:11 basiga byose bagenza bati noneho umva Petero we agiye kwishuza. Petero ati noneho rero inyishura twishure, twasize byose turagukurikira. 27 maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? None ubwo urukuri kureba tuzamera dute buriya? Yesu aramusubiza ati reka mbanze mbaze Petero ikibazo. Reka Petero manze mubaze iki kibazo. Yari yatanze ubuhamya ati twakesheje ijoro dukora cyane ariko ntacyo twafashe. Yesu aramurobesha afata ifi nyinshi. None
ko Petero atangiye avuga ngo yasize byose. Mwebwe uko mwasomye muri Luka 15:11 ziriya fi zari za Petero zari za Yesu? Muvuze ngo none katangiye kwishuza, aratangiye ati ko nasize bingahe byose. Petero kubeshe ko wari wakesheje ijoro wafashe ubusa kari bwo bwawe, wakumvira Yesu kabo araguhaye, none utangiye kwishuza zari zawe. Nuko Yesu aramubwira ati rero Petero, reka ngusubize nanjye mu gihe cyo guhindura. Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya. Ngo bingahe? Bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucira imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Ariko Petero, reka nse nuvugana na Petero. Impamvu Yesu akubwiye ngo mu gihe cyo guhindura byose, Petero nubwo yari kubesha, hari icyo atari yagasize. Ntabwo byose yari yarabisize, yari agikenyereye ku muhoro. Inkota ye yayihoranaga ahangaha. Petero ahoraga ararwanira ubukuru, agakoresha amatora Yesu adahari. Yesu yaba hari ahagiye, Petero agasigara akoresha amatora. Ati uko mureba muri twebwe ninde uzaba mukuru rwose? Uko mubibona uwaba mukuru ninde? Kandi mu myaka yarabarushe iki? Imyaka y'ubukuru. Agashora ati mubona rinde waba mukuru ra? Bakaje impaka. Abakonda bore bati se watubuza kuba bakuru? Nito tubibara amafaranga. Yuda n'abatumva njewe nayobora ministeri y'imari. Mata yatariko rero nawe urabeshaga. Ubusinjira nawe wayabaraga cyane ni. Undati nanje no. Basa baje impaka bari hafi yo kurwana. Yesu akabaraje atariko bamubona hirya bagahora. Bakamera nk'abakozi babonye sebuje bati tukora akazi di araje. Ariko turagisubukura namara kugenda. Yesu akaza yabagera amatariko mbabaza ikibazo. Mwahoze muravuga nibiki? Mwahoze muravuga ngo iki? Ntacyo da, nta kibazo. Yesu akababwira ati byo mwahoze mo ndabizi, ushaka kuba mukuru muri mwe aje aca bugufi. Umunsi umwe asanga impaka bazihozemo, noneho arabareba atariko mwe muretse tuvugane mugiye kubaza ikibazo. Ko muzenguruka hamwe abantu bababwira ko ndinde, mubona ndinde, barababona ko ndinde, mwumva bari kuvuga ngo umuri nande. Barahora umwe atereka da baravuze ngo uri Yohana, abandi bati no bavuze ngo uri wa muhanuzi, abandi bavuga ko uri umuntu utangaje, bavuga amazina. Yesu arababwira ati ariko none mwebwe mubona ndinde? Mwebwe ubwanyu muvuga ngo ndinde yo mugeze mu giturage? Baricecekera. Uzi wamenya rinde ko twakurikiye twe twamenya rinde? Petero atomva ateka mbivuge hakiri kare, kamubatange de uri Kristo w'Imana. Yesu ati Petero n'ubu Petero bwawe ntabwo ari wowe ubivuze, uwambaye inyama n'amaraso nkawe ibyo ntiyabishobora. Cyakora Petero kuko bitinyutse ukabivuga, nzakubakaho urutare, ni wowe rutare, nzaguha imfunguzo. Petero ati kare kose sahugo bazongere bamvugeho, bazongere ntabwo mubyumvise baho. Petero ati ariko ubwo barabyumaze. Yesu arakomeza aterura ayo magambo, arayazamura, arazamura. Izo nteruro azigeza ku musaraba, azigeza ku munsi wo kubambwa kwe. Kandi umwana w'umuntu azasoreza ku musaraba, azabambwa, abambwe. Arangije kuvuga Petero ahindura amureba ijisho rikomeye cyane, aragendera mwegera. Ibi mbabwira niko byagenze. Ati ndi kugushaka ngwino. Mufata akaboko aramujyana. Ndi kugushaka, uramara kumva ubuyobozi kandi upfe. Ndi kugushaka, bazagucisha heza. Mfite umuhoro hano uzagucisha ziye. Gitanga uzakwica se ninde? Yaca hehe uyu mupanga waje? Ngwino
ariko gushaka aramujyana hiherereye. Muzasome muzaza ngo aramwihererana, aramubwira ati databuja ntuzongere kuvuga amagambo nkaya, bazakwica ndi hehe. Tuzaba twagiye abantu b'abagabo, ibyo biragatsindwa mwigisha, ntibikigere kubaho ngumani kugeza aho umanikwa. Yesu aramuhindukirana ati yazamutse yitwa nde? Petero. Yazamutse hari umuyobozi ukomeye yakurikiye Yesu ari kumucaha, ari umuntu uremereye mu by'umwuka. Yesu aramuhindukira ati nari nguhaye imfunguzo, ariko mbe Satani we mve inyuma inde we Satani ye ngaguhumuriza ukanyita uri Satani. Ibyo uvuga ni by'abantu, ndavuga gucungura intore zanjye, ukambwira ngo uzantabara. Wowe Petero uzakwiringira? Urwo kwiringirwa Petero? Agashema kari kazamutse, agera kuzamuka ari kwidunda, agenda ari umuyobozi agiye gucaha Yesu, agarukana ubusatani. Ngarutse mwaye tu, nazamutse ndi umuyobozi ufite imfunguzo, none ngarutse mfite ubusatani. Iyo wiraririye ubusatani buragutaha. Mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, Pete n'uwo muhoro wawe warawuhindutseho. Petero yakomeje kwiringira umupanga we cyangwa inkota ye kugeza ku munsi wa nyuma wo kubambwa kwa Yesu. Petero yari akiwukomeyeho. Hari igihe Yesu yigeze kubihanisha imipanga n'inkota n'inkoni barwanishaga barabita. Petero we yabona babitaye ati none nzabayobora nde? Reka da ndanabika hangaha ni muyijugunye, umunsi wo kubayobora nzabereka. Umunsi umwe Yesu ashaka gukoresha ikizamini, abaza ati ariko mbabaza ikibazo, kindi hambara igiye gutangira, bagabo mufite ibirwanisho, hari intwaro mufite aha? Bati ko zihari. Ngo barazizana. Umwe ati ngiye, uwa kabiri ati ngiye, ndiya Petero ati nanje yanje ngiye. How? Basanze basigaranye inkota eshatu gusa muri 12. Yesu arababwira, bari kumwirataho batangiye kwidunda bati abantu babagabo twarebye kure turacazifite. Arabareba ati mwe mwazisigaranye nizo zizababaga, nta kindi mwasigaranye nizo kubatema mwega. Bati burya se are babiri bari basigaye bazijugujuriyo, niba hari mu gishanga simbizi aho zitazongera kuboneka. Petero abonye ariye gusisigaye ati okay nabafata ko cuma canje baho ngaho. Iki cuma cha Petero cyamukozeho ku munsi wa nyuma. Wewe rero akomeye kuri ya ntego, nta uzamukura mu maboko yanjye, uzagukuramo ninde? Yesu arongera arabivuga. Iyo ngiye kubivuga Petero atari ko nubwo uranyibagiwe, nta muntu uragukoraho. Niba ari uko kujyana ndaba ndi kumwe nawe, niba aje kugufunga uransanga muri gereza, niba intambara ndabatemure rwose, wewe unyiringire gusa. Yesu ati Petero wowe namba n'abandi bo, wowe urakora karusho, uranyihakana gatatu kutigeze kumenya. Ingoko reka izabicu, uzatega amatwi wumva ingoko. Ingoko yo irabyumva ndiyica isa. Petero ati ndakurahiye ibyo byo ndibishoboka. Reka mbabwire, muri iryo joro rishira ku wa nyuma Petero yaramwaye. Iki gitero cyari kije. Petero yaravuze ati ya saha ngomba kwereka Yesu ko ntamubesha irageze. Ati yabwiye ati none mbateme. Yesu ataramusubiza aba yahwituye. Umuntu ingoti irarabye arakubita ngateme ibihanga bigwe hasi. Yesu ngo akinga ukuboko, ingota ya Petero ifite imirabyo aho gutema umutwe yahusha ahwitura ugutwi.
ugutwi kwagiye, iyo kwagiye Yesu arakugarura agusubizaho. Petero acika intege, aramubwira ati Petero, ntabwo niringiye intambara zawe, subiza inkota yawe. Iyo nkenera abarwanyi ntabwo nakenera wowe. Data afite abarwanyi benshi, si wowe. Ntabwo Imana ngundwanirire. Petero aratangira ati none ndabatema urabakiza, ndaca amatwi urasubizaho, iyi ndambara ndayirwana. Yesu ati ntuntemera bizera. Aba naje kubacungura, ntabwo mbagusigiye ngo bateme. Inkota ya Petero iramwara, arayimwarana, agenda nipfunwe, bararenga arahinguka. Yesu ararenga barahinguka. Petero aza kota, arota imbeho ya mu gicuku. Petero abantu bavuga, abayegeye umuriro baba baramubonye bati dore wa wundi di n'uyu yarahari. Ati ye ati no twumvikane, no oya murabeshya. Asubira inyuma ati ninje wari wikozeho. Abageze inyuma ho gatoya baba baramurebye barahengeza bati ariko uyu nawera nto mwamubonaga mwebwera. Ati no, ngo yarahiye kuri nyina, no ngakoresha indahiro za gipagane ziratuma bavuga ngo ntabwo ari we pe, ngo arivuma arazokora. Ageze agahagarara mu bantu yavuga bati ariko nawe kuri kuvuga ngaho yigishwa batireka da. Ati nukufa kubigana. N'abagore baramuvuga bati nawe twakubonye arahirira imbere y'abagore. Abagaragu bati twakubonye ararahira. Arahiye ubwa gatatu ahuzana yango kwiti huku. Petero ngo Yesu acisha amaso hejuru y'abantu, areba iyo Petero ageze bahuza amaso, amureba amaso y'imbabazi nayo kumucaha. Petero araturumbuka mu iteraniro, agenda arira. Iyo ngota yayitaye ahandi yari gusenga munsi ya ca giti. Icyo gikota ntoye yongeye kwibuka aho cyari kiri. Yihana ibyaha, nshuti zanjye, mureke kwirarira. Yesu ati mu gihe cyo guhindura bingahe byose niyo nkota warayitaye muzabona ubugingo. Baba bararyimye ko bazaba abacamanza. Yohana, twerekera ku musozo. Yohana 21 igice cya 21. Yohana 21. Dusome amagambo twerekeye ku musozo nshuti zanjye. Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. 21. Mbanze mbahe igitekerezo cy'icyerekezo tugiye gusoma. Ahangaha ni igihe Yesu yari yabasize mu nzu ati mugumaha nzagaruka mbahamase. Muguma ngaha kugeza aho nzazira. Mugume hano mwebwe muri kicumba kugeza ubwo nzazira nje kureba uko ibyanyu ndabigenza. Yesu aratinda, yirirwa iyo arariyo baraburara. Arongera yirirwa iyo arariyo baraburara. Yongera yirirwa iyo arariyo baraburara. Inshuro ya gatanu, niyo mibare n'inju yihimbye ko ku nshuro ya gatanu aho inzara izengereza umugabo, aho inzara izengereza umugabo akibagirwa izina rye. Hari aho nitwigeze kuba ibyo kurya birabura. Tumara umunsi wa mbere tutarya, umunsi wa kabiri nditwarya, umunsi wa gatatu nditwarya, umunsi wa kane inzara ni igisimba kibidi nditwarya, umunsi wa gatanu uragera nditwarya. Hari ahantu basukaga puberi, imitsima yaboze bakayisuka muri ico kigunguru, imbeba yapfuye bakajugunya muri ico kigunguru, urwaye inkorora ntaracira hahandi agacira muri ico kigunguru. Nuko inzara ibaye ndende, abanyagiye korombo n'umuntu umwe w'ikinyabupfura gikeya, insuzugurwa biragiye, tereka dasi ngiye kwica. Aracukura muri wa mwana, abavumbuye mu mutsima, azari kwirukankana, barawurwanira barawurya. Mbe kumbe ca kigunguru kirimo imitsima. Abatagira agaciro bajamo ku manywa bashakamo imitsima. Nagiye kunywa amazi saa 6 z'ijoro, mbona abantu twabanaga bapariraga France gusa, bapariraga la France gusa.
bapariraga rofaranse gusa. Nararebye mbona nibo bageze mu pandaranuwe nijoro, ndabareba ndibite banyitaga bati pasitondi, bati ndwirigura tureba inzara yasumbye iseseme. Ari inzara isumba iseseme. Ba Petero inzara isumbye iseseme. Petero babigishwa babandi bigishwa bakareba Petero bakabona ntacare kubivugaho, bakamureba bati ne turasiga umuyobozi se. Maze Petero afata icyemezo. Murebe icyemezo Petero yafashe mu ijoro rya nyuma we. Soma. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya. Simoni Petero na Toma witwaga Didumo, babiri, na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya, tatu, na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari barindwi. Nuko Simoni Petero arababwira ati, Simoni arababwira ati, ngiye kuroba. Ngiki? Ngiye kuroba. Ngiki? Petero atikira ati ngiye kuroba. Ariko muri kureba kuri nyandiko yanditse iradadiye. Murebe iriya myugariro iri mu kari, murebe iriya myugariro iravuga ngo ndarahiye si ngosorwa ntajye n'ugira icyo bivugaho. Ni imvugo y'umuntu w'umugabo, n'umwanzuro mfashe, ntabwo ibi nabyemera. Yesu yavuze ngo dusigara aha, reka ntagiye kugwa aha, nize kuroba, nibyo byari ibyanje, ngiye kuroba. Reba uko iriya nyandiko iradadiye n'indahiro, ndagiye di ntajye umvuguruza, ndigiye kuroba. Sawa. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Dusiga hade. Nayo umva natwe turajyana nayo iradadiye. Akadahinganye n'akandi kaba gapfuye ubusa. Iyo ngo natwe turajyana nawe nayo iradadiye. Baramwishuye ntudusiga. Maze bagenza bate barahaguruka bikira mu bwato. Ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Rya joro riragarutse we. Rya joro rigenje rite. Rya joro riragarutse ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Mwumva ijambo rikomeye cyane. Petero yageze hariya akora ishyano, araroba, niwe wabajyanye, araroba biranga kuko ise na sekuru bari abarobyi. Abwira intumwa bagenzi batumva rero hari ikintu nasubiyeho ngewe. Iki? Sogokuru yarobaga yambaye ubusa. Ifi zikaza, ifi ziza iyo wambaye ubusa nkazo. Ubu rero ngomba kuba ifi ngo mfate ifi. Ifi nta myenda zambaye. Sogokuru katubwiraga ngo tuvanemo byose ifi zitubone nkazo. Noneho rero akuramo byose. Petero araroba yambaye imyenda, afata ubusa, akuyemo afata ubusa. Bakesha ijoro ari ntacyo bagenje bate bafashe. Twagiye umuseke umaze gutambika. Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja. Ariko abigishwa ntibamenye uwo ari we. Ariko kuko umushonji arareba, ntibamenya ko ari we, kuko yasanze amaze kubajyana. Yesu arabakurikira, aronda ikirenge, reka ngoresha iyo mvugo, naha banyuze izirugabire n'izabo kuko bagiye ari kubareba. Abasanga aho bageze, arahagarara arabitegereza, arahagarara arareba. Umwete bafite, baraye ubusa, bafashe ubusa, bambaye ubusa. Yo umva Yesu arababaza ati, ikibazo mbabaza, yemwe bana banje mwe mufite icyo kurya? Mbese mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Umushonji se kanze mbabaza ikibazo, nta kumubaza bati kudushakaho iki? Nta mushonji ugera discipline. Iyi nzara yaje discipline iragenda. Hari umuntu umwe kera nari nisonze ndi umuforoderi, nivire guforoda, nararase, narahombye, naramwaye, nambukiye umupaka hitwa ku muremure, ndinya umupaka wa leta, ndinyurira mu kayira kapanya n'inzara nyinshi. Hari nko mu masaha 5 hafi saa 6,
mbanyuze ku bahinzi bo mu Bufumbira bari kurya bicaye batangiye kurya nkabareba bari munsi y'inzira nkabareba ngo wenda ziko umuco w'Abanyarwanda ngo waza ukarya nkabareba rubacitse bakampamagara mba ndabareba umwe ruramucika ati none mbese waza ukarya yarangije kubivuga nakatiye nta mushonji ugira disipurine niyo muri gusenga bashonje nayo masengesho burya ntibayumva senga turye di uyu mba nakase ngezeho bicaye nsanga nanje nicaye nsutamye tone nakageza amavi ashaje ndidunda nguri kuri rasoro nuko ibigori baba bari kurya mu kantu k'agasobane mba namaze kubibara umva ibyo bafite mu ntoki barabimara ndangije 3 mba ndakaraza hari ukuntu baryaga ikigori bari gukaraga gusa nko mu ruganda umugabo arandika ukuntu uri kujya ati abagize amakenga ati uyu muntu rero abarambwiye ngo none niba wari uri kwihuta wafatamo ikigori none ukagenda yarangije kubivuga namaze kubibara kare narabiteruye basigara bafite isoni hari ukuntu uterura ibigori ikigori kigafata ikindi kigori banabiteyemo mfata 3 bifata ikindi kirimo hagati ndaterura bandabyoboye icyo mbabwira nta mushonji ugira disipurine Petero rero nabanga mbese mufite icyo kurya nta kubaza ati uratubariza iki uradushinzwe ukudushaka iki igisubizo kuko ninda ari kubariza ntacyo dufite ntacyo mufite ngaho igisubizo arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo mujugunye iburyo naho Yesu yarahagaze iburyo bw'ubwato iburyo bw'ubwato niho Yesu yarahagaze kamanze mbabwirira ijambo iburyo bw'ubwato naho Yesu yarahagaze yanze kubabwira ngo mujugunye ahondi arabihorera ni mujugunye iburyo bw'ubwato mu ruhande ndimo maze barajugunya iburyo bw'ubwato aho Yesu ahagaze nuko bararujugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu twafashwe mwa izi fi ni za zindi twasize hahandi arazidushubije burya ndo twamenye uwo ari we ni umwami Yesu twafatiwe mu cuho adusanze nino aduhereye y'amafi twamutorotse nijoro none mu rukerera duhaye amafi abagabo bavuye muri gahunda Yesu abahembye amafi kweri n'umwami Yesu maze Petero abarabyumvise ngo n'umwami Yesu umva ico yakoze nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami maze yumvise ko ari umwami akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa yiroha mu nyanja umva mbese kanze mubaza ikibazo Petero ubwo ugiye ko yakubonye kuva kare ubwo pasitori aje abantu b'Imana reka tubigenze neza Petero yijugunya mu mazi akenyera bwangu kuko yari yambaye iki ubusa Petero yari afite ubusa 3 mw'ico gitondo Petero yari afite ubusa 3 umva nawe yari yaraye iki ubusa araroba afata iki ubusa yari yambaye iki ubusa umva uwo muyobozi umva ico gitangaza umva yaraye ubusa araroba afata iki ubusa kandi yambaye ubusa uyu urara ubusa agafata ubusa akambara ubusa arimo umugabo ki subwo mufite iki
muri mwe urusha Petero ubuhanga ninde? Ubu busa arabujyanaye. Udafite Yesu, iyo uvuye mu masezerano ya Yesu, ubu ufite ubusa. Ariko ubusa mu Cyongereza ni biki? Dere byongereza birateye. Ubusa ni iki? Empty hand. Ubusa. Wari wabona umukuru w'itoro wambaye ubusa? Yesu yaramuwoye. Yesu ajabona abakuru b'itorero, abapasitoro bo ndabaretse. Ntabari hano. Abona abayobozi bambaye ubusa, baraye ubusa. Ureba umuntu wafashe ubusa, waraye ubusa, yambaye ubusa, umva ikibwirizo cye nacyo kirimo iki? Ubusa. Arakubwiriza ikiri mu busa. Indirimbo yerimo iki? Ubusa. Yayiririmbye yambaye ubusa, yaraye ubusa, yafashe ubusa. Ubwo aravuga iki? Ubusa. Ufite ubusa, ukora ubusa, uvuga ubusa, nta kintu ufite, ni ubusa busa. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko kandi abigishwa baza mu bwato bakura urushundura rwarimo ifi, kuko atari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi, babona umuriro, amakara, ifi zokeje n'umutsima. Subira hepfo kuri cya kibazo. Mbese bana banje, iyo mwagiye mufite icyo kurya? Igisubizo ntaco. Uwo mwanya Yesu yahise atangira guteka. Sur place Yesu yafashe imbabura sarazibuze, ayitera aho ngaho, azana ikarayi, amafi yarasanganywe, abarayatetse, abarayokeje, arakanda, araponda induza cyakindi bita igifunyange. Yesu arafunyanga, akora umugati, imitsima arayiteka, ayishira nka hariya. Aba bagabo ndabizi imbeho yabishe. Petero waraye mu mazi yambaye ubusa, yagagaye, acana imbabura ngo bote, maze bomotse. Barebye aho ari, babona ibyo bintu uko ari bitatu. Soma wumve mwigisha wanjye, babona iki? Bomotse ku murongo wa 9 musozi, babona umuriro. Iki? Umuriro w'amakara. Niki? Ifi zokeje. Niki? N'umutsima. Niki? N'umutsima. Ayiwe, n'umutsima de. Yesu arababwira ati nimuzane kwifi mumaze gufata. Nimuzane kwifi mumaze gufata. Ntabwo yabwiye ngo muzane amafi mumaze gufata. Nasanze mwigisha mu gitondera kubigisha ngo utanga bike wafashe byinshi. Bafashe byinshi, abasabaho bingahe? Bikeya. Ntabwo Imana idusaba ibyo twafashe byose, idusabaho muzane kwifi. Ntabwo yavuze ngo muzane ifi. Kumuzaneho, mukoreho, munzanire. Mbabaza ikibazo, ko Yesu afite ifi zihiye, akaba afite umutsima n'amakara katarayabo yakoresheje, izi fi yabasabye kubazaneho zari ziki? Bijye gutanga, bijye kugeza gute? Muzaneho. Ntabwo bajijinganije, ubwo barazanye barahereza Yesu. Hariya ku murongo wo hepfo mu ndebera ijambo ritangaje cyane, nuko
Simoni Petero yikira mu bwato. Simoni Petero yikira mu bwato. Akura urushundura imusozi. Akurushundura imusozi. Zuzuye ifi. Nini 150. Ibifi binini 150 ingahe? Na 53. Ariko nubwo zari nyinshi. Nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yes. Nsomera intero ya 12. Yesu arababwira ati nimuze murye. Utuze kuri ra nteruro yayifunze nayo ibaye itegeko. Ngaho rero ntihagira numwe wo muri bo. Reka buretse gatoya. Reba ira nteruro uko yanditse. Ni nka zazindi eshatu bigeri twabonye. Nayo iradadiye cyane. Ndabategetse nimuze murye. Muze murye. Ashubije cya kibazo, yemwe bana banje, iyo mwagiye mufite icyo kurya ntaco, noneho isaha irageze nimuze murye. Nshuti zanjye reka mbabwire, iyi nteruro yitwa ngo nimuze murye. Mwuka w'ubuhanuzi ayivugaho amagambo akomeye cyane. Ngiyi nteruro igomba guhora mu bayobozi bacu bitorero hano iwanyu. Bahamagara bizera. Iyi mpamagaro yose hamagaye abakuru bitorero, abapasitoro, abandi bayobora bafite inshingano no kuyobora, baje bayikoresha inshuro nyinshi babwira bizera bati bizera nimuze murye. Muze murye. Ngiyi mpamagaro, uyu muhamagaro ngo ushimisha bizera bose. Yesu ati muze murye. Umva ko ahamagaye. Muze mugenze mute, muze murye. Bari baburaye. Ngiyi nteruro rimwe na rimwe, kabiri cyangwa gatatu ku mwaka, uko mwabihitamo, muzategura umunsi wo kurya. Itorero rikwiye gutegura umunsi wo kurya, mugahamagara bizera. Noneho rero mwubatse urusengero, mwaritanze muri uyu mwaka, mwarasaruje, mwatanze amaturo y'iteraniro, ntaco mutakoze, ariko uyu munsi nimuze mugenze mute, muze murye. Uyu munsi uzategurwe neza, bawitondeye, mutegura amafunguro, muyahurireho mwese, mwegeranye ibyo kurya. Abizera babizane, abifite bose babizane, abakene be kubizana, baba bibuze. Ariko itangazo ngo muze murye. Uhamagare n'abaturage, n'abo muri uwo mudugudu, n'abanyantegenye, abashonje bo muri ako karere, abaturage batari abadivantisite, abakatolika, abapantekote, ndetse bahamagaremo n'abayobozi bo mu nzego za leta. Mwese uyu munsi nimuze murye. Maze bamaze kurya bategure korari ririmbe neza, umubwiriza abwirize, bihanishe, maze ibyo kurya byihanisha abantu benshi. Yesu ngiri ijambo yaravuze ngo nimuze murye, ngo ni ijambo yabwiye wa Petero ngo no mu yindi minsi muje muhamagara abantu ngo muze mugenze mute, muze murye, muze murye. Ibyo Yesu yatanze abahaye n'ibihiye, ntiyabahaye ibibisi gusa. Nshuti zanjye, nuko murongo wa 15 bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni Petero we, wana wa Yona, urusha abakunkunda? Aramusubiza ati, wahoze wambaye ubusa, wahoze uraye ubusa, wafashe ubusa, baguhaye ibyo urya, uti ndabarusha nyine. Ndabarusha rwose, nawe urabizi. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banje. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, mwami uziko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banje. Amubaza ubwa gatatu, yewe Simoni mwene Yona, urankunda? Kamere ya Petero ibirazamutse, gatatu ndikaba ku mugabo, na kabiri kwa rukwihangana, maze arababara cyane. Aramubwira tumva, nzi yuko utambabariye mu mutima wawe, ndikumva uri kunkurikirana kuri cyagenda kwihakanye, nejo undi nakwihakanye, uje umenya byose ubwo nongeye, none ntabarumbabarire. Nshobora kuba ntagukunda neza mwami, none wandorondo urandondoye, ubwo umenya byose, reba ko ngukunda.
mwami umenya byose, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira iki? Intama zanje. Amubwiye kuragira intama gatatu. Nshuti zanjye, kuragira intama gatatu biravuze ngo uzibandeho, uzibandeho. Mu itorero hazabamo n'izitari intama, kuko hazazamo amasega yambaye uruhu rw'iki? Rw'intama. Ntukayiteho. Nihazamo n'impyisi ntuzaziteho. Nihaza na za bihehe uzazihorere. Nihazamo na za twiga uzakomeza uragira intama. Wowe twiga ntiwayishobora. Isega yambaye uruhu nayo rw'intama uzitonda uzayimenya Petero. Ariko nja ntangazwa n'izi sega zambaye uruhu rw'intama, niba zirindaga guseka ngo intama zitabona ibyinyo byayo. Kuko nubwo zambaye uruhu ariko ibyinyo ni bya bindi. Kuko zarisha intama iki? Zigize amenyo nk'ay'intama zarisha. Zigiraga uruhu gusa ariko ibyinyo bigakomeza kuba iby'isega. Isega ikirinda guseka ngo intama zidahengeza, ziti burya muri korari dufite misega ibi byinyo byayo iririmbanaga ibyinyo iririmbaga. Isega igeze kuri korari, igisega yagiye muri korari yirinda guseka nta bikini bifite. Muri kunseka ndababonye. Isega yageze mu itorero yahawe inshingano yirinda guseka, ariko agahu n'akiki n'ak'intama. Ubwo rero niseka barabona iki? Ibyinyo byayo bihora agatama kicecekeye. Wasega we. Yesu abwira Petero ati ragira abana b'iki? Ragira abana b'intama niba ushoboye. Isega ntuzayishobora, twiga ntiwayishobora. Ntabwo washobora kuragira izindi nyamaswa ngo utumye abana b'intama. Hari igihe usanga tumaze iminsi turi kurwana n'isega, turi kurwana na twiga. Twiga yari iri kwirebera mu buhanuzi, ukigisha ibyigisho gishingiye ku isabato, twiga iri mu byahishuwe. Mukamuri kwiga kugana Yesu, twiga iri kureba igitorero ryagwiriye kuva muri za 40 ngahe na kangahe. Iyo muri gusobanura, muri kuvuga amatangazo uko abizera bazakora, twiga ibiri gusobanura abayobozi baguye uko bamera. Twigayo yo muri kwiga indirimbo ibiri kwiga ubuhanuzi bwa Daniel. Yesu ati Petero ragira abana b'iki? B'intama. Twiga ziri mu itorero zadukereje igihe kirekire cyane. Twaziteye imijugujugu, twazihaye ubuhamya, twazihaye inama, zabonye amatangazo, ziranga ziba zatwiga zita ahubwo ikimenyetso cy'uko itorero ryaguye. Reba urukingo, reba kwihuza na leta. Irangamuntu ni ukwihuza nande? Na leta. Twiga itumva n'irangamuntu muri Nyabarongo tazongera kwihuza na leta. Kwihuza na leta niki? Ugasanga bari gutondeka ukuntu aho kumva icagene akumva ko arayoba ku nteruro runaka. Aha bene data, mwumvise ko ubuhanuzi atabuzi? Mwumvise ko umuyobozi atazi ubuhanuzi? Turakurikira kuraje kwenda iki? Yesu abwira Petero kuragira abana b'iki? B'intama. Nshuti zanjye, uri uyu mwanya twige gusiga byose. Ibyo dufite byose tubikesha nyiri kiganza kirema. Nyiri biganza birema niwe ufite amafi, niwe ufite ibyo dutunze, n'ubuzima bwacu bwose buri mu maboko ye. Nshuti zanjye, mureke dusige byose. Bayobozi, muragira abana b'intama. Twiga muzihorere. Igihe cyazo kizagera. Ndabwira abana b'Imana ngo nidusiga byose Yesu azatwegurira byose. Bangahe bavuga batumva reka dusige byose dusange utanga byose. Ndagushimye Data ko wemeye ko tuvuga izina ryawe. Ndagushimye Data kuko utumye tuzamura amaboko tukiri bazima. Ndagushimye Data ko waduhaye byose n'ubuzima dufite n'ubwawe. Izina ryawe rishimwe. Uduhe kukwegurira byose, utwigishe kukwegurira byose, kuko uzaduha byose mu izina rya Yesu.